twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, nizere ko rwose mukomeje kwitabira ibiganiro byacu bya hano kuri Kigali Sport. Kuri ubu ngubu tubazaniye amakuru. Uyu munsi nibwo ikipe ya Rayon Sport yatangaje umukinnyi ukomoka mu ikipe ya APR. Rwose uyu munsi nibwo yaje kuba yatangaza uyu mukinnyi byeruye, ibasha no kuba yamwereka abakunzi ba Rayon Sport. Nje hano kugira ngo mbe nababwira byinshi kuri uyu mukinnyi, mbe nababwira idonido kuri uyu mukinnyi rwose udasanzwe mu ikipe ya APR. Ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu, ni umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sport kugeza amagingo. Ngiye kuba nababwira idonido kuri uyu mukinnyi, bavuga ko rwose byarangiye uyu munsi, byarangiye uyu munsi mu ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko ngenda babwira idanido, ndagira ngo mube mwakanda subscribe hano kuri Kigali Sport, kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi rwose buri munsi uko umunsi ugiye utashe. Nge narababwiye ngo njyewe nta kintu mushobora kumburana mu gihe ndi hano rwose. Transferi muri Rayon Sport ntago mushobora kuzimburana rwose, mpari mababereye 5/5. Ngomba kuba nabashakiye abakunzi banjye rwose sabo, cyangwa se nabashakiye amakuru meza cyane muri Rayon Sport, ndetse n'amakuru rwose ya transferi nk'ibisanzwe. Reka mbe nababwira byinshi kuri uyu mukinnyi wamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi. Rwose ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamaze kuba bwamutangaza nk'umukinnyi mushya. Amazina ye bamwita Niyomugabo Claude. Uyu Niyomugabo Claude yamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport hari ku isaha y'isa 8 z'amanywa. Rwose uyu mugabo w'abana babiri nibwo yaterekaga umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rwose bimaze iminsi bivugwa ko igomba kuba yagura uyu mukinnyi Niyomugabo Claude, ariko benshi bakavuga ko ari ibihuha rwose biba byibereye kuri YouTube. Aka kanya rwose amakuru mbazaniye, amakuru atariho ivumbi, amakuru afatitse, amakuru rwose dukesha ubuyobozi bwa Rayon Sport. Amakuru ari kuvuga ko uyu mukinnyi yamaze kuba yasinyira byemewe n'amategeko. Uyu musore rwose ndagira ngo mbabwire ko yasinye amasezerano y'umwaka umwe akinira ekipe ya Rayon Sport kuri miliyoni 25, akazajya ahembwa miliyoni n'igice. Rwose uyu musore Niyomugabo Claude, ndagira ngo mbabwire ko abariyo mugomba gushyira umutima hamwe. Mubonye nimero 3 rwose ukomeye w'ikipe y'igihugu, ni umukinnyi rwose ufite profili iri hejuru cyane mu ikipe ya APR ndetse n'ahandi hantu yagiye aca mu Rwanda. Yes, tukiri kuri uyu musore Niyomugabo Claude. Niyomugabo Claude byari byaranavuzwe ko rwose agomba kuba yakerekeza mu makipe arimo za Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu musore rwose nta gihindutse, agomba kuba yakinira ekipe ya Rayon Sport kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2027 ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Nibwo amasezerano ye yamaze kuba yaterekaho. Uyu munsi azaba arangiye mu ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya gato tuvuye kuri uyu mukinnyi Niyomugabo Claude, mu kanya gato muze gukurikira ikiganiro. Ni ikiganiro kigiye guca kuri iyi channel rwose Kigali Sport
Sport ni ikiganiro kigiye kugaruka ku mukinnyi udasanzwe Rayon Sport iteganyije kwakira ku munsi w'ejo. Ni umukinnyi ukinira ikipe ya Cameroon, ikipe y'igihugu, ni umukinnyi ukina hariya muri Cameroon. Muze kuba hafi rwose tubabwire iyi transferi, muze kuba mwanakanda subscribe hano kuri Kigali Sport.